akaba ari Leo tanze pass kwa mugenzi we Kavumba Junior nawe atanga pass imbere hariya birakomeye aramanutse hariya birakomeye kwizamu neza cyane wambaye nimero 17 aha umupira bidatsinze cyane umupira bagiye bahererekanya uvuye kwa Kavumbagu ahereje mugenzi we Babua Samson wari uhagaze neza ajya imbere gusa gatoya icyo yakoze ni ukureba uko ahagaze kimenye Yves ahita atera umupira ku ruhande rw'iburyo bwe igitego kiba kiranyoye ofete abibye umukono umupira uturutse muri contre attaque bahita bagenda bihuta icyagaragaye kuri Babua Samson yagize calme imbere y'Azam agira composure voilà umupira watewara ku ruhande ahita yinjira aritonda abanza kureba uburyo kimenye yarahagaze uwo mupira awushira mu ruhande rw'iburyo neza cyane igitego gihita kinjira umusore ugize igitego cye cya gatandatu muri championnat Azam Rwanda Premier League Manuel Mankwende urenguye akomeye mu izamu hariya shot igitego cyo kwishyura hano cya ARPL Football Club gitsinzwe na Hakizimana Muhajiri kuko barimo kwishima abafana makosa agiye agaragara kuri defense ya Sunrise ku minota 37 Muhajiri akaba atsinze igitego cyo kwishyura ati yewe ngira ngo mwambonye igitego atsinze reba uburangare bw'abari aba defenseur hariya bazubaye hariya mu kujya kurangara rero Muhajiri ahita batsindana igitego ari nako hariya tubona abasore bagenda bashondana hariya Muhajiri ukinisha ubwenge ntago ashobora kubona okaziyo nka zira ngo azipfushe ubusa barazubayemo gatoya yagomba guhita atera umupira mu defenseur Muhajiri reba hariya reba ahangaha Kavumbagu arawuswase hanyuma urebe naniyo nshuti gadi ni swatari ya Kavumbagu Junior gadi yarari kure hariya iriya swata tewe n'iki timing mbi corner ya Sunrise itewe na Sova Ali tena mu igitego igitego cya kabiri cya Leo Uwambazimana igitego cyiza cyane tsinzwe mu buryo kumutwe rwose yarahagaze neza Leo Uwambazimana cyo yakoze guteza umutwe kikaba kiranyoye nta kindi gukora kimenye Leo yari free header urebye buryo umupira Sova awuteye Leo hagaze wenyine yagize timing nziza Yves n'abadefenseur bagenzi bare ntibabashije kujya kwataka reba hano umupira uturutse hariya ujye kubaje kusubizamo yawuteye reba hano migi hagaze yari free header kabisa uyu musore Leon awuteye ahagaze wenyine ndumva ngo migi ntabwo yabashije gusoma neza trajectoire hariya uburyo umupira warujemo Leon yarahagaze wenyine kabisa Perotewe na Rusheshangoga pase ndende igitego cyo kwishyura cya ARPL Football Club gitsinzwe na Savion Nshuti bose ku minota 68 kuri pase yayihawe Savion Nshuti nta kindi yakoze uretse gushyira mu nshundura Jean Paul Itangishatse yahindukiye asanga igitego cyanyoye iki gitego ni igitego umusore Savio atsinze yitonze ariko nanone kikaba ari igitego ikosa ry'umunyezamu hariya ari nabyo banamubwiraga uriya mugabo ubona wambaye umupira w'umukara n'umutoza abanyezamu azoto ikipe ya polisi ni umupira atahagazemo neza mu izamu hariya umukino ukaba ukomeje ahangaha ugira neza Jean Baptiste Migi Muhajiri atanga pase kwa Savio afite umupira Savio atanga pase hariya bati ni kosa kugira ngo katurebe reba hariya urebe aha umusore yananiwe ni Meya reba yananiwe gukontrola uriya mupira arangije awugarura kwa Savio
ahubwo ariko kwa Savio wari uhagaze neza Vivien ntago yari yabashije gukurikira Savio. Reba ahantu Vivien ahagaze. Okay, Vivien asaga n'ugaruka hariya muri récupération. Kavumbagu Heje Sova awoni Nshuti Gad yakomeje igitego cya gatatu cya Sunrise gitsinzwe n'umusore Babu wa Samson. Igitego cyiza cyane rwose, uburyo bamanutse Nshuti Gad atanze pase nziza cyane y'amazi. Yarahagaze neza cyane Babu wa Samson, cyakoze nukusubizamwo afite iminota mike cyane gusa ngo umukino urangire. Uwo ni Samson Babu. Igitego cya gatatu cyiza. Ibitego ni bitatu rero bya Sunrise kuri bibiri bya APR. Samson utsinze ibitego bibiri, ntabwo byoroshye na gato. Kipe ya Sunrise ihagaze neza, urabona ukuntu yarahagaze, yawukurikiye umupira neza, ahita ashimangira ko ari tayari koko. Nibyo abafana ari kuri benshi, abatoza bagiye no mu izamu. Gura dekoderi ya Azam TV ku mafaranga 50,000 yonyine, tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri buke ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash, ndetse no kuba duhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.